none umwana yazaga igisusa cyo muri stiro umwana akamabyiruka mu segonde hano wari wareba igisusa cyano wari cyangwa igishoma cyaho kuva nabaho igisusa bikomeye pana gukomera birenze gukomera none iwacu cyari igishoma cyiza kiri original hano ga ni fake igishoma impamvu twabyitangwa ni byiza nuko ari wo muco twasanze ababyeyi bacu nibo bashakiweho tibashinga kitwari guhindura ngo tugende ngo ngeze imyaka 25 ntarashakwa mama yarashatswe ku 15 15 buri kishinge beneke cyo muri quartier nase murabishigikiye ko abana bashaka bafite imyaka 15 iwacu nzi nukuvuga ngo barashakwaga kubera umuco jewe narinze nkura ndashakwa ntari umuntu utandukana n'umugabo nukuri pe nukuvuga ngo iho gutandukana ntibyahabaga divorce ko divorce kirabera no kwishuri bakaza twiga ngo divorce kwama divorce ni kintu kibaho kwagira ngo ubaza umunyamurenge ngo se kwereka yambaye igitambara n'igitenge ni n'urupande nico gituranga aho gutabyambaye kubera iki mutabyambara nico kibazoga murakaza neza kuri MDTV show muri kumwe na Madebora nkuko bisanzwe turabaramukije cyane ni ya gahunda yacu yo kuba twakwegera abantu bafite ama channel bakatuganiriza bakatubwira ibyo bitegura muri uyu mwaka ibyo ushaka kuganiriza abantu ibyo ushaka kuduha n'abafite ibitandukanye bakatwigisha kurushaho uyu munsi rero nkaba mbafitiye abatumirwa beza abana batoya mu muco ariko baraza kutubwira hano uyu muco bawukuye karibu cyane kuri MDTV show murakoze cyane yego nitwa bande rero ku mazina turishimye kwisanga hajya ngo ni MDTV show turishimye cyane kuba hano tubwiye abantu babo ngo bakomeze babakunde kandi natwe turishimye ku mazina je ni Nyakazungu mbarizwa kuri Muhira International murakoze murakoze cyane twishimiye kwisanga kuri MDTV show kwa nyina wa Debora njye nitwa Kamariza Immaculée tubarizwa kuri Imuhira International abashitsi abakristo bahari bahaso mujye kuri Imuhira International mukore subscribe muri kubabona bana batoya beza hanyuma se ibintu byo gukenyera kwambara ibitambaro mwabitekereje gute mwabitangiye gute mutubwira amakuru murakoze murabizi ko turabanyamurenge kazi umuco wacu urangwa no kwambara neza tukikwiza pana kwambara ubusa niyo mpamvu twahisemo kwereka abantu kugira ngo bagarure umuco aba barawutaye bawugarure niyo mpamvu gusa ndayindi ubaza umunyamurenge ngo se kwereka yambaye igitambara n'igitenge ni n'urupande nico gituranga aho gutabyambaye kubera iki mutabyambara nico kibazoga ubundi umugore wese iyo umukobwa wese iyo yiswe ngo yabaye umugore w'umunyamurenge ikimuranga ni guke umukobwa nawe yambaraga nkuko twambaye akaza yarara kuri nyarutsi ijipo rigayirara kuri nyarutsi ugayishanta hose iyo wabaye umugore nuko ni gutya ntaguhindura nase ko mama Debora yambaye gutya ubu ntago ari umugore hano urava hano watoye umuco mama Debora yataye umuco umuco w'abanyamurenge mu bawutaye urimo umuco w'abanyamurenge ntago twambara ikanju nase murabona nikwije everything nifubitse ntago ntagize yego urikwijije ariko si umwambaro w'umugore w'umunyamurenge n'umwambaro w'umukobwa n'umwambaro w'umukobwa ntabwo ari umwambaro none se ni gute uvuze ngo abakobwa nabo ngo bambaraga gutya ko mbona muri batoya se ibyo mwabimenyeye gute ko no muri Kongo abakobwa babaga bambaye gutya kandi nshaka ko muzana kutwibwira mu kinyamurenge izo ndubisengere turi bato ariko twe twarezwe kinyamurenge twavukiye iwacu murenge turahakurira ndetse nje naranahashakiwe niho nabombokeye araduha amakuru mugenzi wanje kuko yarabivuze yarahabombokeye nje sinagize amahirwe nabyita ko ari atamahirwe nagize yo kuhashakirwa kuba narashakiwe jewe nakoreye ubukwe i Rwanda ariko amahirwe y'umugenzi wanje arayandusha ngabo banze twibwire kwanza mu kinyamurenge amazina yitwa Nyakazungu Beyand umusinga
ese ni ukuvuga umusinga bigiye kukunanira oya nari ngiye kuvuga ngo ese ni ukuvuga ndi umusinga w'umuki no nanigwa murenge ukuntu bivuga umusinga mu nzu y'abakeka nkaba ndi umubyeyi w'abana 4 nuko ndi umugore w'abanyabyinshi mu nzu y'abakabo nari nshatswe aho bita Koronondo muri Sepake ubu nyine mpungiye hano muri Kenya Mavira niyo ntuye murakoze cyane ako mama Debora twebwe turi abanyamurengekazi kwibwirana biba mu maraso mu mutwe mu bwenge jewe nitwa Kamariza Immaculée ndi umugore w'abanyabyinshi b'abagigi mu nzu y'abasiga kaba umukobwa w'abahiga abarundi b'abahiga twari dutuye ahantu bita ku kabara ko kwa Byondo abantu bama bahareba bo ku kabara barama bamenya nkaba nshatswe mu rubibi mu Gatanga ku Ndondo pungino ariko nzotaha uva cyakoze hari ibyo mu ndusha nanjye nitwa Jeannette Mukamisha nkaba ndi umudahurwa mu nzu yo kwa Ruteyi nkaba ndi umugore w'abasita b'abanyabungo mu nzu yo kwa Bikokora ndi umumama w'abana 4 yewe nashakiwe aho sinavuze mu basita ni mu Ngoma sibyo naho iwanyu ni iwacu ni mu Rurambo birangiye ari bagiye kumbaza ndago tubwireho nk'ubuzima butoya bwo muri Kongo wowe urumva wahamenyeye ubwenge urahakurira urahashakira ntago bisa nk'uko waba ufite abana 4 pe ntimubone bambaye ibitambaro guys ni abana bato ngo yashaka kuba agiye kungana na Debora wanjye n'aba bebe for sure hanyuma se ngaho tubwire muri Kongo byabaga bimeze gute nk'abana batoya b'abakobwa murakoze cyane ukunda kumbuye kindabona ko wankumbuje ukeneye ko ndira nabyo biremewe iwacu hari heza cyane koko waruvuze umwana w'umukobwa warabyirukaga tuvuge utangiye nyine kuba nk'agakumi ukamutangira imirimo ukazuja kuruzi ni ukuvoma niko babyita hano ukazujana ikurutu rimwe ukarizana mu nzu igihe usigaye mu kigero nyine cyo gutwara ikurutu ukajya uyihagiraho kwihagiraga no koga n'umushyitsi akihagiraho kandi akagumaho kandi ari kurutu rimwe usarira amazi yiri wacu akazatubuka yakazashira mu kurutu uzi kuwanika idomoro cy'amajerekani 12 uzikoresha iminsi 2 gashira nibyo se nyaniko wowe se ko iwawe kidomoro we siko ariko ibidori mbwiriya mwajyoga kari gasigaraho ariko twebwe gahane ikidomoro kiba ari kinini kijyamo intuze nyinshi twebwe ibidoni rimwe uruhagiraho abana umugabo yogeho n'umushyitsi nose ayo mazi yatubukaga gute simbizi nimba ari Yesu yari yarahagije ibintu zaho zose ngaho nawe tubwire ukuntu byagendaga ubuzima bw'iwacu titwabugeranya n'ubuzima bwo mu mujyi ngo bikunde ubuzima bw'iwacu buza busa n'ubwihariye iwacu gakondo iwacu nzanyishushira ndango nko muri Edeni nkako ntuze yarabayeho Adamu na Eva iwacu ni heza cyane ubuzima bw'iwacu bwari ubuzima butagira stress nta kuvuga ngo stock yashize nta kuvuga ngo turi mwaryaga ngo ibiryo mu bimare twararyaga ariko mu murima kera ko birira no mu karuri hari ibindi mbese twarasitokaga ku buryo ntanzara ni ibiryo tutahashye uri kumva ni ibiryo tutabaga twahashe ni ibiryo bitoshira ngo ugire ikibazo umuturanyi wawe akibifite kubera umuco twagiraga iwacu kubera urukundo twagiraga iwacu nta stress ngo rent iravahe iwacu nta stress ngo umwana arirukanwa ku ishuri ku masomo kubera ko umwana wawe niba bamugariye ku ishuri ufite inka zuzuye ikibuga urafata mimwe wishurira abana ishuri nta stress iwacu ni koko niyo mpamvu nakubwiye ngo tuhashushira nko muri paradizo nta stress zahabaga nta kurara wicaye ngo abana bararya iki umwana arambara iki umwana biragenda gute twabaga nyine turi aho dutuje Yesu yari yaratugiriye neza kandi ngo bagurishaga inka imwe ngo igahita ngo ikemura ibibazo by'umwaka wose
Oya, tuvuga ufite abana 8 ku masomo school fees yaho yari hendutse singa hano no kuvuga ngo iyo nka yishuraga abana nimba ari 10 bose bakama biga kandi umwaka ukarangira kandi uko hariho na CPA y'umugore hari ikirato cy'umugore kimwe kizamara umwaka n'iby'abana umwaka ugashira. hanyuma se ni gute bajyaga gutoragura nk'iyo mwabaga mwagiye gutoragura byabaga bimeze gute mwarabwiranaga nk'abana bato bose bo muhana ese umwana atangiraga kujya gutoragura afite nk'imyaka ingahe? ubundi umwana wese w'iwacu yarakuraga akarebera kuri nyina ntabwo ari nk'abana bo mu mujyi bakura barebera ku bakozi aho nta n'umwanya agira wo kureba umukozi ni ishuri na katuni naho umwana w'iwacu yarakuraga akabazi ngo mama aza kubura aya masaha, mama azaja mu murima aya masaha, mama azatekera dada aya masaha, mama azayita gutya ku mushitsi. Rero kuja mu nkwi byari ibintu bisa nko mu maraso, ntabwo ari ibintu byo kugenda ngo ashakishe. Yarazi ngo ningeze imyaka 10 mama ntaza ngo akomeze inkwi zitumye, ndagenda hagufi nzana udusasa twumye mama akomeze. Nico gyatangiraga gukora inuruki kuri n'inkwi zakaga cyane zabaga zumye zidatera. Mama Deborah dufite igitabo cyitwa Imuhira International kirimo ibintu byose by'iwacu, kigura 1000 tugomba ngo agomba kukima mukina sico buntu ariko ni 1000 ma kandi yavuze ngo agomba kukima aho yarateshutse meze nka nyina wa Deborah. Ibitabo birahari byitwa sibo bose ese njewe ko murumva tari kuvuga ikinyamurenge ayaye kuravuga noneho ni igitangaza ngaho noneho tubwire bavuze ko wabombokeye ruguru muri Kongo byagendaga gute ni ryari umuhungu yatangiraga kuvugisha umukobwa bya bindi byo gupatana byabaga bimeze gute utubwire uko byifashe? Biri iwacu abana bubakaga ari batoya ni ukuvuga ngo ibe umwana w'imyaka 15 ni umukobwa bene ujya wikishinge ni ngo haba 30 15 ko yabaga ari umwana muto cyane bagiraga ibikuriro kubera kujya neza bana nkatwe turi mu kujya sukume vuye muri reka tuhasimbe niya bagiraga ifumbire ngiza kubera twahingaga ibiryo byiza bitarimo utagushira chemical. None umwana yazaje igisusa cyo muri stiro umwana akamabyiruka mu segonde hano wari warebe igisusa cyano wari cyangwa igishoma cyaho kuva nabaho igisusa bikomeye pana gukomera birenze gukomera none iwacu cyari igishoma cyiza kiri original hano ga ni fake igishoma kiri ni original ngo nico catumye ari namera kwakunda aho ari nagize unique nakwine n'ibya bishoma bari bya original ibiko biraza kudutoba kubera ko turi ino iwacu hari heza waravuze ngo se umwana cyo gituma abana babyirukaga bakamwa amata meza pana nkaya rimwe barimo kwamashira mu amazi umwana mwaga ibikombe biruko umwana w'imyaka 10 kazo ntagware abana biwacu bagiraga ibigwara bibaha. Mama Deborah uzi ko umwana wahanga gatandatu atangiye kurya abatangiye no kurwara ariko iwacu jewe ingwara ibano yitwa calcium iwacu ndayonze kubera kirimo umwana ngo yagize calcium ngo calcium aya hano n'abagore barazigira n'abagabo calcium warone iwacu mutagora calcium ibaza ngo niki mbaza ngo niki nukubera imirire myiza yiwacu urumvise no abana bakabyiruka bazo umwana w'imyaka 13 kubera n'umwana w'imyaka 20 kubera impamvu bagashaka vuba ugasanga kana gafite imyaka 20 afite abana 3 ariko byabaga ari ikibazo nose umwana w'imyaka 20 kera afite abana 3 ubwo se urumva no ni byiza bitumurera ukiri muto ugakurana zambaraga shaka ufite imyaka 35 uretse nkunganireho impamvu twobyita ngo ni byiza nuko ari wo muco twasanze ababyeyi bacu nibo bashakiwemo twari guhindura ngo tugende ngo ngeze imyaka 25 ntarashakwa mama yarashatswe ku 15 25 buri kishinge bene cyo muri quartier nose murabishigikiye ko abana bashaka bafite imyaka 15 oya no kubera isi harige iyo umwana ashatse ari muto hamwe bituma tuba ku rugo neza byibuze ugapfa kureza ndangagaciro zacu z'abanyamurenge ugashakirwa ku myaka mizima nta kibazo. Umuntu akiri muto gushaka umuntu akiri mutoya iwacu ntabwo byateraga stress muri iki kinyejana nico bisa nibigoye kubera isi tumaze kwira isi yose gukarigenda ureba abantu kuntu bagiye mu gihugu basanga igihugu basanzemo bafite yayo mico gutyo ariko iwacu nta stress ga byabaga biteye barakureraga kimwe n'umwana
umwana wabo wayagendaga washika ugashakwa bakakurera nk'umwana washika muri rwa rugo niba utazi gucumba nyoko bwo akagucumbira ukamara umwaka witwa ngo warashatswe ariko ukirya muri rwa mwanya ko bukuru reka kubisha kurenje yewe narashatswe nyiga imyaka 2 uri umugore ndumara imyaka 2 mpaniga nafate diplome mu rugo aho nshatswe mbese washatse wiga nko mu wa 4 primaire apa secondaire secondaire je narashinze ubu oya yuko ndabona n'ubundi kuri muto akagasura ko murakabona gute koko ko mbona n'ubundi ari akabebe narashinze ubu kiya kubera je ndi muri 4 secondaire ni gaseke 6e fata diplome uri umugore ndi umugore hanyuma avec 75%. hanyuma se mabuko wawe akagukorera akagucumbira akakora ibintu ayo bapana ngo akancumbe nari umwana kimwe nabiwe nukuvuga twese twanje twikaye na muramu wanje tukava ku ishuri tugasanga yacumbye nuko kimwe n'abana be nuko none nabajije ngo umuhungu yatangiraga gupatana kuvugisha umukobwa afite imyaka ingahe? hari bamwe nk'abana bamwe bavuka ari nk'umwana umwe mu rugo imyaka 14. nuko nje sinagira amahirwe niko natangiye mbikubwira sa n'uwakuriye mu gihugu c'abandi ariko nagahinda iwacu ibi ntaga ari byiza hari akantu abantu bakomeje gupostinga kuri status ka Pasteur Noah ndamusuje cyane kandi ndanamukunda yavuze ati impamvu abanyakenya bari mu kuduhahaza cyangwa mu bihugu by'abandi bari mu kuduhahaza bari iwabo ugasanga uri mu nzu y'abandi urishura uzi parcelle ziri wahajya bambwiye ngo yanyu ni he iwacu ni mu Rurambo uzi mu Rurambo parcelle ufite ko tuzingana abe ni nzimwe iwacu babaga mu nzu njibe nkiyacu turahahajwe kubera turi wabandi nakubwiye ati nagenda kwitara kuri iwacu ariko iwacu ni heza ntaho kintu twohagereranya nawe umuhungu yatangiraga kuvugisha umukobwa afite 15 umukobwa afite nka 13 kandi bakamagenda bagashaka bakabyara n'ubu n'abantu bazima kandi bakubaka kandi izo ngabo zabo zigakomera umwana w'imyaka 15 hanazoshakwe maze urenge ararumara mwe oya reva wa 30 ari mu gushaka ashika gasenya ariko igihe wiriye w'imyaka 14 yubakaga kandi urugo rwiza ruzima ruteferi kubera imbaraga z'umuco gusa none se iyo mugeranyije mubona ingo z'ubu nize icyo gihe nyine muri Kongo itandukaniro niri suko kuravuga ko wenda waribona iwacu yega nashakiwe mu kizungu si cyane je mbona wenda igihe nashatswe ari byo byiza kurusha mwebwe icyo gihe iwacu nzi nukuvuga ngo barashakwaga kubera umuco jewe narinze nkura ndashaka ntari umuntu utandukana n'umugabo nukuri pe nukuvuga ngo iho gutandukana ntibyahabaga divorce ko divorce kirabera no kwishuri bakaza twiga ngo divorce kwama divorce ni kintu kibaho kwagira ngo divorce ngo kesi ifile divorce kamutangara icyo se ni gikikanda noneho haniho ni bintu ndagira ngo aho utabikoze ndagira ngo niyo bitinjishe no kuvuga ngo iwacu ingo zacu zari nziza kubera uburere bwiza duhabwa n'ababyeyi ugakurana ukamavuga ngo yewe nugira gucya bonseka ariko hanaho ndagira ngo mukono udakoze divorce ari bo guseka ubu ngubu hariho amadivorce ariko nuko twahonze je nakomeje kugendera kwako kantu cyane nuko turi mu bigo by'abandi ariko yaje kuba turi iwacu tuba tukimeze gute abana b'abanyamurenge bari mu gusenya bataramara n'umwaka mu rugo amezi angahe ngo kera arasenye ako nagahinda ko kutagira igihugu ndabona bafite n'ishavu twatakaje igihugu uko turababaye kuba mu gihugu c'abandi ugatesekeramo turatesetse ntabwo bisobanuye ngo niba twaravuye iwacu ngo divorce zihabe abantu bagarukane indangagaciro zacu niba ugize ikibazo mukiranye n'umugabo egera umuryango wawe nigucyana gucya ariko divorce zireke mu izina rya Yesu turazikemeye divorce no kuri zireke ndisitubereye ubwo butaberewe na divorce ubwo kacu ntibuberewe na divorce baranyijwe ni mbese neza mbwira abanyamurenge uzugira ngo twebwe Yesu yabanjirijeho kurema neza arabanza aratugegena atugira neza atuhereza umuco wa gikirisitu wuzuye tugira umuco wacu n'ubwo bukirisitu kubera kugenda tumaze guhura n'ibibazo ariko turabwira abantu bavuga ngo twase umige ngo divorce zigomba guhaba oya none se mubanye nabi wenda umugabo agukubita cyangwa mutumvikana aho kugira ngo akwice se ntimwatandukana oya afite avuka nawe ufite avuka uzi gitangaza hari bamwe bari mu kubikora n'abazeye batabizi ukamumva ngo nimba ngo nshuti yaje yarasenyeje ngo naje ngomba gusenya egera umuryango wawe ushatse
nawe ushatswe iwanyu ni wabo mubaganirize bakemurira niko iwacu byagendaga ababyeyi bakabahuza mu kubaka ugasaza n'imvi zikaba mu mitwe ariko ubu nyine umugeni uri mukuru kwe kuwa gatandatu kuwa kabiri mugatandukana kera wanenze iki ni ikibazo gikomeye hanyuma hari ibintu mwakomeje kuvuga ngo by'umuco ukuntu mumeze mwaranize numvishe muvuga n'agafaransa none ibyo bintu byo kwambara wenda ibitambaro no mu buzima busanga se murabyambara cyangwa turi kubyitoza ntitwavuga ngo turabyambara kubera ko natwe turaregreta impamvu tutarabyishiramo neza ariko ubu nyine ko turabyitoza tubirimo none se iyo mumeze gutyo nyine hari ukuntu nyine duhita tubona ari ibintu by'abaturage nyine mu mwarabaye udukecuru murabivuga uzi ijambo uzi ikintu cyinshi ubwoko bwacu nico uko uvuze neza cyane ngiki kintu cyaharibishije ubu bwoko bwacu bw'abanyamurenge uri mu kuvuga inyamurenge ngo njye ushyiramo n'akanyarwanda we akagira ngo umujyi ngo ugushyiramo akanyarwanda washyizemo akanyamurenge kugira ngo gakomere ngura n'umuturage nkunda ari ngo ukunde yambaye tugarukane umuco wacu tuza tuba proud y'umuco wacu kubera turi ubwoko bwiza Imana yatoranyije inashaka kuturema dutinze ntubwirega ngo yaratorereze ngo yari yarusha ayaye Yesu yabitekereje aravuga ngo ubu bwoko ngomba kuburema niyo ubu kirisitu unako ubusirimu tagaru kutumuco ubusirimu bwa mbere ni mu mutwe ufite ubwenge ukaba umusirimu mu mutwe naho imyambaro yaranze ajyara ubusirimu imyambaro ntiyaranze ubusirimu rero ndi Kagame yaravuze ngo wambaye usa no mu mutwe aba yambaye no mu mutwe aba yambaye ubuze ariko ga yavuze cyane b'abakobwa basohora murabona nk'aba Emeline ibintu bakoze cyane nibyo yagiye agarukaho ariko kubera ko wenda hari ahantu twagiye dukurira hatandukanye nyine bikaba bigoye kumva yuko wakenyera buri gihe ngo urakenyeye cyangwa wambaye igitambara tuvuze ngo gukenyera ngo tubihorane buri gihe twaje mu migi twaje mu bihugu by'abandi dusanga utuzi tumwe turatandukanye ntiwokwirirwa uzererana meloni wambaye igitenge ariko mu gihe ugiye gusenga mu gihe ugiye mu kiriyo mu gihe ugiye mu bukwe mu gihe ugiye muri sosiyete y'abanyamurenge benshi ahantu bahuriye ese no kwereka abagore umubiri umugore ubyaye gatanu arimo kwamambara ikanzu umukecuru ufite abandi barababaye bimira amarira ni igitenge cyawe bibiri ukagenda wambaye agakanju wagiye muri salo baragusokoza ngo kuraja mu kiriyo abandi ko bararira wakwambaye igitambaro ukifubika ukaja mu kiriyo gutabara mu mutwe niho hagaragariza kandi nakubwiye abantu bakuriye ahantu hatandukanye ubu se wambaye ikanzu ndende y'umukara wikwije ukajya mu kiriyo bitwaye naho kiriya gitenge ni ukubera iki wari umuco wacu turawuta kubera ko turi hano bako twagiye ahantu hatandukanye aho yaje niyo abe no muri Amerika kuzoguma umunyamurenge uzohinduka se umunyamerika ariko bagira n'abakecuru bakambara amapantaro aho yaje jewe nzambona uzi ko muri Amerika hari umugore w'umunyarwanda uhembwa w'umunyamurenge kubera kwambara neza ngaye bazohemba wambaye mini arahari buri mwaka bazamuha imodoka ibyo bintu nibyo cyangwa ni story bazo wambaye mini turebe ibintu bikomeje birakomeye hanyuma rero tugana ku musozo ngaho nimutubwire ni gute abakazana babanagana ba nyirabukwe na basebukwe muri make barubahaga abakazana bari bacini ya Olinsi ukamufata nyine ijambo ryose avuze ukaryemera twarangaga no kubaha abakazana tukubaha abamabukwe yego icyo avuze nanje nicyo nyine sinka hano nyoko koza kubwira ngo uvuze ngagute yaragwamagara niko mama we ngo habe kuruma indangagaciro ziwacu ngo mwarimu mpamagaye hano ndi mukazana kwitaba nyirabukwe gutyo ngo koravuga gute ibintu biraje kugira gute hano ngo hagiye ugumi wawe hanyuma se ntago mwasangiraga na banyo ku bukwe byabaga byifashe gute wakaza ushaka ugasanga baramukazi bawe mugasangira bene baramusangira muzi gutsinda se gutsinda umunyamurenge ngo umubaza ngo azi gutsinda ni ibintu biba biri mu maraso nimbibaza se gusangana igihe ugiye kuvuga databukwe mama we icico tasobukwe ndibirimo ngaho tubwire we nk'amagambo nyine udashobora gutsinda abananda sinyovuga kujya nyine tubigoroye abahete simbivugaga urabivuga abahete n'abakobwa abarobanurwa ni abakobwa inyosha inkoni sibyo imvura icyo nari nzi ko ngize ngewe sinovuga buhamu
bukuru ni bukuru butoto na bukuru mbese sinovuga buhamu sinovuga ni byinshi tuzakomerezaho ubutaha ngo bunzinya na mutabana bunzinya ni butoto na mutabana umuhungu murakoze cyane Imana ibaho mugisha kuba mutuganiriye mutubwira ibintu byiza ariko kabisa abantu bitwa Barine ba Mama Deborah bazagende babyige ibyo bintu nibo kera baratanga babonye debut kuba nyine ari igitambaro Arina azavuga ikinyarwanda ariko ubu ko turamutoza yakiretse abi niyashatse mu Banyarwanda ariko barabyemerewe babifitiye uburenganzira byemerewe gute kubera iki umunyamurenge ariko gafite igipapuro kimwemerera ko Arina azavuga ikinyamurenge n'umunyamurenge mutubwiye ibintu byiza cyane by'umuco nubwo wenda hari abagenda batabishobora kubera ko batuye hano bagiye bakurira ahantu hatandukanye nabo ntabwo tubaveba ariko ni byiza kuguma ku muco wacu ngaho mugenere ubutumwa abantu bari kuri MDTV show murakoze cyane ikintu twabagenera gusa ni ukugarura umuco wacu w'abanyamurenge twaraje dufitega gusubirayo tuzitwa ubundi bwoko icyo twakangurira bene wacu ni ukugarura indangagaciro zacu na kirazira nico gusa nimba ahantu hose uri uzumenya ko uri umunyamurenge pana kwibwirana ngo wa muri uri fifikanya nk'ahari izina riteye isesemi ni izina ryiza cyane Imana yabonye ko turi kwirira riduha uzo wibwirana uvuga ngo ndi umunyamurenge uritsindagira urisubiremo yego ikintu twabwira abantu bo kuri MD abumva runo rurimi turakomeza kubasabira amahoro y'Imana abanyamurenge icyo twababwira nabo bakomeze bihangane bacu hari ibibazo ubu nyine komeze mwihangane bizashira ikindi mabataye umuco mwongere mugarure cyane cyane mwigisha abana bareke kuvuga ururimi rw'abandi bavuga igiswahili bareke kuvuga igiswahili bavuga ikinyamurenge yego murakoze cyane namwe tuzabagarura kuri MDTV show mutuganire birambuye mugende mutubwira biriya byose nabaje mukabica hejuru ukuntu mwahomaga mbese ibintu byose ukuntu mwatekaga ku nkwi ahantu mu nzu gutya mu mbere biriya byose mubitubwire mbese mubidusobanurire murakoze cyane mugumane amahoro y'Imana bye murabeho